tugiye kuganira amagambo Imana yampaye muri iki gitondo, amagambo avuga ku buntu bw'Imana. Muri iki gihe abantu benshi baravuga ngo Yesu byose yarabirangije, twagiriwe ubuntu, twarababariwe, byararangiye. Ni inyigisho itari y'ukuri kubera yuko bitwaza yuko twababariwe bakavuga ngo reka dukomeze dukora ibyaha kuko Yesu yabirangirije ku musaraba. Imana yacu idufashe cyane. Shaka rero kuvugana n'umuntu uwo ari we wese wakiriye ubwo buntu. Umutwe w'amagambo twavuze ngo ntabwo twaherewe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Imana yacu idufashe cyane. Ubuntu sinzi ko abantu babyumva kimwe, ariko ubuntu kubusobanura twavuga yuko ni ikintu uhabwa utari ugikwiriye. Imana yacu idufashe cyane. Ni ikintu uhabwa utari ugikwiriye, bitavuye mu mirimo yawe kuko cyangwa se mu bindi bintu waba wakoze. Ubuntu ni faveri, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, ariko ubuntu twagiriwe n'Imana ntabwo byavuye ku mirimo yacu, ntabwo byavuye ku zindi mpamvu izo arizo zose, byavuye ku rukundo rw'Imana. Bivuga ngo rero ubuntu twabugiriwe kubera impamvu imwe gusa. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana yuko byose byavuye ku rukundo rw'Imana. Ijambo riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubuntu twagiriwe bwo gucungurwa kugira ngo Yesu aze mu isi. Yesu yaje mu isi kubera ko hari ikibazo cy'uko twari twaramaze kuba imbata z'ibyaha kandi nta wundi mucunguzi dufite. Yesu rero Imana yemera kumutanga kugira ngo aze adupfire, atange icyiru cy'ibyaha byacu. Mbere yuko Yesu aza hariho amategeko ya Mose, niyo yakemuraga ibibazo muri sosiyete ku bantu bizera Imana. Amategeko ya Mose niyo abantu bashingiragaho, uwakoze icyaha agahanwa, uwakoze icyaha agaterwa amabuye, kugira ngo habe amahoro, habe umutekano, kuko bari bishingikirije ku mategeko. Ariko Yesu aje ntabwo yaje gukuraho amategeko, yaje kuyakomeza. Ariko Yesu aje azana imbabazi z'ubuntu. Imana yacu idufashe cyane. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu ashobora gukora icyaha ntaterwa amabuye, umuntu arasambana ntaterwa amabuye ngo yicwe. Ariko ku gihe cya Mose umuntu iyo yakoraga icyaha bamuteraga amabuye bakapfuye. Bivuga ngo rero twagiriwe ubuntu, ariko se ubu buntu dukwiriye kubupfusha ubusa? Byabaga ari ikintu gikomeye mu Bayuda se cyangwa abandi bantu bakoreshaga amategeko ya Mose. Gukora icyaha wabaga uzi neza ko nufatwa uri bupfe, uri bwicwe. Rero ndashaka kuganira n'abantu muri iki gitondo kuri iri jambo, mbabwira ngo mbese nimba amategeko ya Mose ataremereraga abantu gukora ibyaha ngo bidegembye babibemo, babiramiremo, amaraso ya Yesu y'agaciro niyo adafite, niyo twatesha agaciro tukavuga ngo ntafite valeri kubera yuko twagiriwe ubuntu akadupfira ku musaraba, tuzaguma dukora ibyaha nta ngaruka tuzagira? Iryo niryo jambo tugiye kwiga. Utega amatwi wumva icyo Imana ikubwira. Ntabwo dukwiriye gukora ibyaha kuko twagiriwe ubuntu, ahubwo dukwiriye guprofita ubwo buntu twahawe tugakira. Imana yacu ishimwe cyane. Reka rero tusome amagambo y'Imana ari mu Baheburayo ibice 10, turahera ku murongo wa 26. Haravuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica,
abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje, nkaswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejeje, agahemura umwuka utanga ubuntu. Ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi, kuko tuzi yuko uwavuze ati guhora n'ukwanjye nijye uzitura, kandi ati Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Imana yacu dufashe cyane. Amagambo y'Imana dusomye by'ukuri ntabwo habanye cyane naho nari ntangiriye mbabwira. Ijambo ryatubwiye ngo niba dukora ibyaha nkana twaramaze kumenya ukuri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimumenye ukuri, uko kuri niko kuzaba batura. Uyu mwanditsi yaranditse aravuga ngo niba dukomeje gukora ibyaha nkana twaramaze kumenya ukuri, ngo mbese nimba kubw'igihe cya Mose amategeko yarahanaga abantu bakoze ibyaha, byabaga bihagije kubona abantu 3 b'abagabo bagushinja bakavuga bati kanaka yakoze icyaha namubonye, ibyo byabaga bihagije kugira ngo wicwe uhanwe. Ijambo rero riratubwiye ngo mbese nimba twaramaze kumenya ukuri ariko tugakomeza gukora ibyaha nkana. Ijambo nkana, gukora ikintu nkana, ni ugukora ikintu ukizi neza ariko ukigira nkaho utakizi. Imana yacu dufashe cyane. Abantu benshi turakora ibyaha tukavuga ngo twarababariwe, ni ukubikora nkana kubera yuko tuzi yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko ingororano y'agakiza ari ubugingo buhoraho.